tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byifashe bite, bihagaze bite? Ni updates, ni mu rukerera n'ubundi rwo kuri uyu wa kabiri aho ibintu byabaye isibaniro. AFC M23 tombe ni ibice bijye bigaragara ndetse n'impinduramatwara zikomeye, ariko ubona yuko point strategique zahinduwe cyane cyane mu bice bya Nord Kivu. Ubona yuko Nord Kivu yahagurukiye kandi ni ibintu byagiye bigaragara. Abakunzi ba Kigali News ndumva twaragiye tubibereka uburyo bushoboka bwose ko AFC M23 batakwavance urugamba badafite n'ubwirinzi cyane n'umutekano mu bice n'ubundi biberegereye. Ni ibice byari babangamiye, ndetse nakubwira yuko nibadakuramo territoire yose ya Nyiragongo batazigera bagira amahoro n'amakeya, ndetse n'umujyi utazigera ugira ubwirinzi bw'ibanze. Ni mu nkunde tuze turebe umutekano uko uhagaze Goma, turebe Rucuro, turebe hafi na Rubero, tuzenguruke tugende mu bice bigiye bitandukanye, tujye Masisi, turebe Warikare, tumanuke tujye Karehe, turebe Minova yavugwaga ko yavuwemo AFC M23, tumanuke Bukavu, tugende tujye kuri Prendeuzis, tugere mu Minembwe, turebe uko situation ihagaze. Biravugwa yuko umuti ushobora kuba wabonetse, nubwo wenda ikizere kitari cyashoboka. Ku murongo wa telefone n'ubundi tuba turi kumwe n'umuroko wacu Informa Bwana Bizima aduhinde nido, turebe uko byifashe. Ni mu nkunde rero tuze tubaramburire page nshya umenye uko situation ihagaze mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi bunyarukire n'ibikomeje kugenda byibazwa n'abatari bakeya ndetse n'amacenga muri politique ku mpande zose. Muranyemerera tuze tubive imuzi n'imuzingo. Reka rero mbashimire, mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza kuri Kigali News bwa mbere, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukiyongera mu mubare w'abanyamuryango batazajya bahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Ni ibintu twabasezeranije kandi amakuru yacu afite amasoko agiye atandukanye. Hari abavuye muri Tere ndetse n'abavuye muri Bandakava. Ni ibigaragara ndetse n'ibyo umuroko Informa wacu yibonera rimwe na rimwe amaso ku maso, ndetse nayo ahabwa n'abantu bari mu bice bigiye bitandukanye. Guhanahana amakuru murabizi kandi ntago aba ariho ivumbi. Ni munyemere rero tuze tuyave imuzi n'imuzingo. Nge muri kumva kandi tuye komezanya. Ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Yego waramutse. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Uyu munsi nakugoye ariko uranyihanganira. Ni abakunzi bamwe bagiye babinsaba muri inbox bavuga ko hari abakora akazi k'ijoro ndetse bakeneye updates z'ijoro, kandi noneho akenshi na kenshi updates zikunze kugaragara mu masaha y'ijoro. Nubwo tujya twapdatinga abakunzi bacu mu gitondo, ariko hari amasaha n'ubundi y'ijoro aba yabonetse. Akaba ariyo mpamvu tugiye kureba ko abakunzi bacu updates z'ijoro bazajya bazikurikirana nk'uko babinsabye, ndetse urajya unyihangana n'ubundi dukore akazi na akazi, kandi abakunzi bacu icyo badusabye bagomba kugihabwa kandi kugihe, kuko hari n'abakora akazi k'ijoro. Icyo gihe nabo bakeneye kumenya amakuru uko situation zihagaze, kuko updates za gitondo n'ubundi cyangwa zo mu masaha yo kumawa ntabwo bakunze kuzimenya, ntabwo bamenya uko situation ihagaze. Ibyo nibyo badusabye, ariko urajya ubyihangana mu mpinduka n'ubundi. Kuryama no kuruhuka n'ubundi uzajya uruhuka haba ku manywa cyangwa n'amasaha y'ijoro, kuko ntabwo dukorana iminota myinshi. Update zo aba ari nkeya, nta bintu byinshi byo kurondogora, tuba tugira ngo turase ku ntego. Bwana Bizima, nyuma y'uko AFC M23 ifata agace ka Ngururu ndetse igafata n'akandi gace byenda kuba kosatire byegeranye cyane, biravuga yuko imirwano ikomeye kandi ikomeje. Bwana Bizima, biramutse bite? Ndashaka ko duhera muri Nord Kivu tukaza kumanuka muri Sud Kivu aho operation noneho zamaze kuba amagasi. Bwana Bizima. Yego niko bimeze. Nyuma y'uduce twinshi twagiye dufatwa muri Masisi, yaba za Ngururu, Mitimingi no muri Karehe, na kwa agace kandi ka Masisi,
aho bita Humure nako ni agace kigaruriwe na M23 ku munsi w'igicamunsi cy'ejo, ndetse ukabona ko muri Karehe aho bita Shanji nabwo ku gicamunsi cy'ejo n'iki gitondo cy'uyu munsi hari imirwano ya Wazalendo zasaga naho zibera muri aya mashyamba cyane asatira iyi Shanji akomeye cyane y'urugano, ubona ko zabaye nk'aho zahagize indiri cyane ku buryo ubona ko bisa naho biri kuzigora, bijyanye n'uko mu nce z'aho bita Cyambombo n'aka gace ka Shanji harimo pozisiyo za M23 mu buryo bw'ubugenzuzi. Rero abari muri aya mashyamba nka FDL ndetse Wazalendo biri kubagora kugira ngo babashe kubona ibyo kurya, ariyo mpamvu nk'aha Shanji baheruka kuhica abaturage 7 bijyanye n'uko bari baje gusahura abaturage basa naho birwanaho, ariko ukaba ubona ko operasiyo za M23 ziba ari nabi cyane, ndetse ubona ko zabaye nk'izikora close kuri aya mashyamba ku buryo umwanzuro wafasha ari uko uzajya asa n'aho asohotse mu masaha yose ari ukujya araswa, ubundi bakazageza ubwo bivanamo cyangwa se bakiripotinga ku ruhande rwa M23, kuko ubona ko mu bice byose bisa naho bigenzura ibice bisatira amashyamba byose irimo pozisiyo za M23, kandi ubona ko hari agace bashaka gusukura, kuko izi Wazalendo zo muri ibice zabangamiye abaturage cyane kandi zangiza ibyabo, ndetse harimo amatungo, kuba bambura abacuruzi ndetse bagatwara n'ubuzima bwa benshi mu gihe cyo kuba baje gusahura, cyangwa se hari nk'aho bategeye kwiba amatungo muri ibi bice, cyane cyane amatungo y'inka. Ni ibintu ubona ko M23 rero operasiyo iri gukora muri Masisi ari zimwe za karundura cyane muri iyi minsi, ubona ko ishaka gusa naho iha umudendezo abaturage bari muri ibi bice cyane, kuko ubu bisigaye ica mu masantere yose igenzura, ibasha kubaza amakuru cyane ku bantu bakorana na FDL ndetse Wazalendo, ku buryo baba badashaka kongera gukora ikosa nk'iryagiye ribaho muri iyi mijyi ya Goma yo kugenda basiga inyuma ababayeho abasirikare muri iyi mitwe yose, ku buryo biteza umutekano muke cyane ku buzima bw'abaturage ndetse n'agace baba bagenzura. Yes, Bwana Bizima, rero umutekano uhagaze ute mu bice bya Rucuro ndetse no mu bice byose bigiye bitandukanye kugira ngo tujye muri operasiyo karundura ziri gutegurirwa muri Sud Kivu? Yego, niko bimeze muri Nord Kivu, aka gace kari mu nkengero za Goma ndetse na Rucuro, ubona ko ari ibice n'ubundi bitajya biburamo operasiyo bijyanye na aka gace ka pariki ya Virunga ndetse Nyiragongo na za Rwindi, ndetse n'izi nkengero z'iki gice cya Kiwanja hano hafi muri Rucuro wambuka muri pariki. N'agace cyane ubona ko FARDC, FDL, Wazalendo n'ubundi basa n'abafitemo pozisiyo zari zibanga ku migambi bari bafite, bahoraga bavugaho kwigarurira umujyi wa Goma. Ibi byaje kuba ngombwa ko ubu hari kuberamo operasiyo zikomeye cyane, bijyanye n'uko hari ikibazo cy'umutekano muke cyane cyabashaga no kwinjira mu mujyi wa Goma, ku buryo izi pozisiyo zasaga naho ziteza ambutiyaje bya buri munsi. Ariyo mpamvu M23 yafashe umwanzuro wo kwinjira muri izi pariki mu buryo bwo kugarura umutekano muri ibi bice, kandi ubona ko operasiyo zikomeje kuzageza ngo ubwo nta mwanzi usigaye muri ibi bice. Niwo mwanzuro bafashe, kuko ariko bakwizera umutekano usesuye muri ibi bice bya Goma, kandi bafite umwanzuro w'uko muri ibi bice byabagamo Wazalendo, FDL, bya pariki ya Virunga ndetse za Nyiragongo, bo aribo bagiye kuzashyiramo pozisiyo zabo bwite, ahubwo zibasha kurinda umutekano w'ibi bice kugira ngo hatagira umwanzi uzongera kuhugama. Yes, Bwana Bizima, nkundira rero turebe no mu buryo bwa politike. Biravugwa yuko ihuriro rya FARDC rikomeje kugenda ritegura, ariko bikaba byamenyekanye ko ibintu bari gukora ari scam. Ibi ni byatangajwe na bamwe mu mirimbanyi zikurikiranira bya hafi umutekano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iki gice cy'uburasirazuba.
nyuma y'uko bagaragaje yuko bagiye muri operasiyo ndetse bari kumwe n'Abafaransa, abimakaje umutwe cyangwa bimakaje umuco wo guhungabanya umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse banashyigikiye cyane icyo bita iyimika cyangwa irondamoko, bitewe n'uko Abafaransa n'Ababiligi murabizi ibyabo, ntabwo nabisubiramo cyane, ndumva twarakozeho inkuru y'uburyo ki bateguye gahunda y'ivanguramoko ndetse banabibye kuva na kera. Ibi by'amoko n'ubundi nibo babizanye, bakomeje kugenda babiba, ariko urabona yuko bakomeje kugenda bagaragaza ko FDLR bagiye kuyirandura, kandi byaragiye bigaragara ko FDLR ari bamwe mu bayobozi, ari bamwe bayobora ama operasiyo haba muri FARDC, ndetse bivugwa yuko FDLR itari muri FARDC gusa, yamaze kugera no mu gihugu cy'i Burundi, ndetse bivugwa yuko ukuboko gukomeye ko muri zone ya Minembwe gukomeje guhungabanya umutekano muri Sud Kivu. Bivugwa yuko ukuboko k'u Burundi ndetse gukomeye cyane, ndetse ari nako gukomeje kugaragaza impinduka ndetse n'imbaraga zikomeye cyane, bitewe n'uburyo bavansa Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ni byagiye bigaragara, ndetse abantu bakomeje kugenda bibaza ko ibi bishobora kuba abiri buze gukunda, bitewe n'uburyo ki impande zose zatangiye inzira z'amahoro. Bamwe bati ni ugucengana haba kuri FARDC ndetse na M23 yagiye ivuga ko iri kuva mu bice bigiye bitandukanye, abawazanendo cyangwa ba FDLR bakwigabamo bagakubitirwa izakabwana. Ese Bwana Bizima, urabona yuko ibi bintu biri buze gutanga amahoro, cyangwa twitegura intambara irenze izigeze ziba mu ifatwa ry'ibi bice byose bigiye bitandukanye? Niko bimeze, ni intambara idasanzwe cyane ikomeye ugereranyije n'ibikorwa biri kubera muri Plaine de Rusizi ndetse n'uyu mujyi wa Uvira, ukareba umujinya M23 twirwanaho bafite mu gice cya Minembwe, bijyanye n'umubabaro mwinshi w'amatungo y'abaturage, ubuzima bw'abaturage mu Minembwe, ndetse n'ibikorwa byabo bwite byagiye byangizwa, kandi byangizwa buri munsi, kuko urabizi neza ko drone zitajya zisiba ku manywa na nijoro muri ibi bice. Ubona ko ari ikintu giteye inkeke cyane kandi kinababaje, ku buryo ubona ko iyi operasiyo ziri gutegurwa muri ibi bice bya Plaine de Rusizi ku ruhande rwa M23 ndetse na FARDC ishobora kuzaba n'imirwano izahutaza cyane abaturage muri uyu mujyi wa Uvira, kuko bibaye ngombwa ko FARDC igaho ibitero kuri M23, nubwo ubona ko ibidafite intumbero yo kuba yateza ikibazo cy'imirwano ikomeye muri uwo mujyi mu buryo bwo kurengera abaturage ko haba impfu nyinshi. Ubona ko FARDC bizarangira n'ubundi itangije imirwano, kandi M23 ntabwo izahagarara, byanze bikunze izasubiza ibitero bya FARDC. Rero ni ikintu kizateza ingorane zikomeye cyane, ndetse gishobora no kuzahungabanya ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi, bijyanye n'uko ubona ko abaturage bo muri uyu mujyi bashobora kuzahungira Burundi, nubwo bwo bwasisiye ko nta muturage uzinjira ku butaka bwabo, ku mbaraga bijyanye n'uko nta bundi buhungiro baba bafite muri ibi byerekezo, kuko ubona ko imirwano ishobora kuzaba mu bice byerekeza Baraka ikabera rimwe n'iki gice cya Plaine de Rusizi, ndetse ukabona ko irembo risigaye ry'ubuhungiro ari iry'i Burundi gusa. Rero ni ikintu gikomeye, kandi ubona ko kizateza ikibazo gikomeye cyane ku buzima bw'abaturage bari muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima, rero impinduka ziri mu bice bya Bukavu kwamanuka kuri Plaine de Rusizi ndetse no mu bice bya zone ya Minembwe, ni ibihe muri iki gitondo cya kare? Kiramutse kiranga n'ubundi ni urusaku ruba rwumvikana mu bice bitandukanye rw'amasasu y'imbunda ntoya n'inini cyane, ubona ko ari operasiyo n'ubundi ziri gukorwa na M23, ndetse ubona ko isigaye ikora operasiyo za bucece za bake bake, bijyanye n'icyo bashaka kumenya cyangwa kwangiza cyangwa se kugeraho. Ubona ko ariho mbonera ko harimo ikikango cyane kuri FARDC kuba baratinye kugaba ibitero, ko bazi ko bafatiyeho bishobora kuba ibitero byaba nka burundu, mu buryo bwo gusa naho baba biteje ko M23 yinjira muri uyu mujyi wa Uvira, kandi ubona ko yo isa n'iyifashe ku mpamvu zayo bwite utamenya kuba magingo itarabasha kwinjira muri uyu mujyi. Byatumye nabo bifata, basa na birinda ibitero bifashe bikomeje, kuko niyo babigerageza by'amasaha makeya bagahita basa naho
bikuye mu mirwano mu buryo bwihuse kugira ngo idakomera ikaba yakomeza adivansinga yinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima rero nkundira nkushimire mwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego nawe urakoze. Namwe bakunzi ba Kigali Real News ni munyemerere mbifurize kugubwa neza nihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange n'abafite ibibazo, kandi mbabwira ko update zarakagaruka. Icyo musabwa ni ukurayikinga kugira ngo mujye mubona inkuru zacu kandi munaduteze imbere, cyangwa munatume Google iduha recommendation kugira ngo ibyo dutangaza bigere ku bantu benshi. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.